Uri umugoroba udasanzwe by'umwihariko w'ibyishimo bisendereye ku witwa The Ben. Ni umugabo navuga ngo w'umunyamugisha, umugabo wavukanye umugisha udasanzwe, mama we arabibona ahita amwita Mugisha Ben. So ngira ngo ibi bintu bikomeje kugenda bigarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, ubwo uwitwa The Ben yifashe cyangwa se bamufashe akavidewo ari kuganira na perezida wa repubulika, dore ko batindanye ndetse bakamarana umwanya ubarirwa hafi mu masegonda nk'icumi hafi aho ngaho. Abantu benshi rero bakagenda babyibazaho bavuga bati se buriya The Ben yaganiraga iki na perezida? Perezida yari ari kumubwira iki? Dore ko The Ben ubonaga ko rwose ashishikajwe ndetse no kumva ibyo perezida yari arimo kumubwira, wabonaga ko ari ibintu byiza cyane ndetse nawe byamurenze by'umwihariko, nk'aho bidahagije kwerekana ko yishimiye cyane ku rwego rudasanzwe kuba yaganira na perezida muri ubu buryo. Yahise aza yandika amagambo akomeye ku rukuta rwe rwa Instagram agaragaza yuko mu by'ukuri yishimye. Ibi ngibi nibyo tugiye kuba tugarukaho ndetse turebere hamwe byinshi byimbitse byabereye hano hantu bari bari muri Kigali Convention Center, dore ko ari ibirori bijya biba ngarukamwaka, ubwo perezida afata umwanya akamanuka akaza agashimira abantu bose bagiye batandukanye bari muri segiteri nyinshi zigiye zitandukanye, yaba muri entertainment, yaba muri politiki, bakaganira akabashimira uburyo ki muri uyu mwaka babashije kwitwara neza. So rero twihuse cyane, reka mbanze nguhe ikaze. Iyi yitwa Kigali The Toilet Talks Entertainment. Ni amakuru yose aba ari kugenda avugwa by'umwihariko, tugenda twibanda ku makuru y'ibyamamare ndetse hanyuma tukagenda tuvangamo n'andi agiye atandukanye yo hirya no hino, ariko cyane cyane n'ubundi tukibanda ku makuru aba ari kugenda avugwa muri showbiz nyarwanda. So rero hari ku mugoroba nk'uko mubizi umwaka urimo kugenda urangira, rero ni byinshi bigenda biba iyo umwaka uri kugenda urangira. Ni umwaka twabonyemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ibibi yewe n'ibyiza, gusa ni umwaka wari ukomeye ku mpande zombi. Ndakeka nta muntu utishimiye ko uyu mwaka uri kugenda urangira ndetse by'umwihariko ukaba umusize amahoro, dore ko ari umwaka buri wese yatekerezaga ko kuba yawurangiza ari ikintu navuga ngo kitoroshye bitewe n'ibintu byagendaga biba bigiye bitandukanye. So rero twihuse by'umwihariko twinjiye muri iki kiganiro, dore ko byari ibyishimo ku bantu bose bari baje hariya muri Kigali Convention Center, ndetse ubwo perezida wa repubulika ari ibirori yagize n'ubundi ngarukamwaka, ubwo abantu benshi bagiye batandukanye ahanini n'ubundi bano bavuga ari kumvikana, dore ko iyo uri umuhanzi, iyo uri umuntu ukina komedi, iyo uri umunyapolitiki ukomeye, ubasha kuba wabwira audience nini ikaba yakumva mu by'ukuri ibyo uri kuvuga ahanini n'ubundi ubasha kubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero abantu nk'aba ngaba nibo baza hariya muri Kigali Convention Center, perezida wa repubulika akabashimira by'umwihariko, ubona ko ari ibintu biba ari byiza. Abasitari benshi rero bagiye batandukanye bari bariyo, si The Ben gusa, gusa n'umugore we yari ariyo, ndetse hari hariyo Tom Close, hari hariyo abantu benshi cyane by'umwihariko muri segiteri zigiye zitandukanye. Navuga ko bari bariyo, ntabwo nabarondora bose ngo mbe nabarangiza, gusa iyi videwo y'uwitwa The Ben ari kuganira na perezida wa repubulika niyo abantu benshi bakomeje kugenda bagarukaho, bari bavuga bati The Ben rwose uri umunyamugisha, ibi bintu byabaye gute? Abantu benshi bakomeje kugenda babigarukaho bibaza ukuntu byagenze kugira ngo perezida afate umwanya we angana kuriya ameze nk'uri gusobanurira The Ben. The Ben yateze amatwi ari kumva icyo perezida wa repubulika ari kumubwira. Ni inzozi buri wese ashobora kuba yarota, ni ibintu abantu bose baba bifuza kuba bageraho, kubona byibuza perezida abaganiriza muri ubu buryo. Ni ibintu navuga ngo bihira bakeya cyane, ni ibintu abantu benshi batajya bakunda kugeraho by'umwihariko. So by'umwihariko The Ben nawe byamurenze, nawe agaragaza reaction yiwe ku rukuta rwe rwa Instagram, agaragaza yuko by'umwihariko yishimiye kuba yahura na perezida wa repubulika ndetse bakaganira muri ubu buryo. Ngira ngo hano uri kubona by'umwihariko umugore we witwa Uwikiza Pamela nawe asuhuza perezida wa repubulika, ndetse uri kubona ba Clement, uri kubona ba Tom Close, uri kubona umugore wa Tom Close, wenda nubwo utari kubabona neza ariko aba bantu bose bari bahari, by'umwihariko bari baje hano muri Kigali Convention Center kubahiriza cyangwa se kwitabira invitation y'umukuru w'igihugu yari yabatumyeho kugira ngo abashe kuba yabashimira ku buryo nyine bitwaye by'umwihariko muri uyu mwaka. Navuga ko ari ibirori byagenze memu n'ubundi biba bigomba kugenda neza ahantu perezida bari, birumvikana ko biba ari ibirori bidasanzwe, ndetse ahanini n'ubundi
ni ibirori byaranzwe n'uko perezida yabashije kuba abashimira ndetse abagezaho n'ijambo ry'umwaka. Ahanini ijambo nakunze kubona rigarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ni ijambo yarimo kuvuga ko abashinzwe umutekano by'umwihariko ndetse n'abandi bagiye batandukanye bakwiye kureka abaturage bakishima ndetse bakidagadura ku rwego uko babyumva buri wese nyine uko abyumva, ariko akarenzaho ikintu cyo kuvuga bati bano bagenda bagasinda cyane, ati bano bagenda bagasinda bakangiza ibintu bigiye bitandukanye ntabwo ari buze kuborohera, ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu n'ubundi babasha kuba bakihanganira. Urumva iyo umuntu asinze agasandaguza ibyo asanze ntabwo ari ibintu biba bisobanutse kandi n'ibintu koko umuntu utekereza aba akwiye kuba rwose atakora. So twihuse cyane wenda tugarutse ku byakomeje kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane bigaruka ku muhuro wa The Ben ndetse na perezida wa repubulika, ubwo byabaga n'ubundi The Ben yaje ahita ashyira aka kavidewo ku rukuta rwe rwa Instagram agaragaza yuko rwose yishimye ku rwego ruri hejuru kuba yahura na perezida muri ubu buryo, ubwo yagize ngo the heart that keeps us going, ati rwose umutima hano, ubwo birumvikana ko yabwiraga perezida wa repubulika amugiranye n'umutima, avuga uti umutima watumye twese gukomeza nyine kujya mbere cyangwa se dukomeza kugenda. Birumvikana ngo thank you for turning hope in our home, ngo ati rwose warakoze kugarura icyizere cyangwa se ni nko kugarura icyizere nyine mu rugo, ati warakoze cyane. Kundi ko uwitwa The Ben yari arimo gushimira perezida wa repubulika. Abantu benshi rero nakomeje kubona bagenda bigarukaho bagaragaza yuko The Ben ari umwe mu bagabo navuga ngo bahiriwe ndetse bafite amahirwe adasanzwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko ibi ni ibintu navuga ngo bihira bakeya, ari nabyo njya nkunda kuvuga wenda nubwo mushobora kuvuga ngo nafashe uruhande. Umuntu bita Bruce Melody afite impano idasanzwe pe, afite impano idasanzwe, ariko kuba yakigeranya na The Ben ubasha kuba agira amahirwe angana gutya biragoye cyane. Ni ibintu nkunda kuvuga ko kwigiranya na The Ben bidashoboka bitewe n'uko ari umugabo navuga ngo icyo akozeho cyose kirijyana, kubera ko aba afite amahirwe adasanzwe. N'umugabo navuga ngo wavukanye umugisha w'umunyamugisha tu. So nta bindi bintu birenze wenda nshaka kuba nibandaho cyangwa se ngugarukeho cyane, gusa nuko navuga ko hariya muri convention center byagenze neza, ndetse wabonaga ko amasura y'abantu bose bari bariyo bari bishimye kandi kamwe niko biba bigomba kugenda. Birumvikana iyo umwaka urimo kugenda urangira ni byinshi uba waratarutse, ni byinshi ahanini navuga ngo biba byarakubayeho kandi mu by'ukuri ukabinyuramo. Urumva ni intambara n'ubundi duhoramo za buri munsi turwana. Mboneraho rwose no kubwira umuntu unyumvise bwa mbere tutigeze tubana muri uyu mwaka ko yakanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, ndetse ujye uhora ubona amakuru nk'aya ngaya aba agiye agezweho, dore ko ahanini twibanda ku makuru y'abasitari, nubwo ahanini tugenda dushyiramo n'andi makuru agiye y'ibintu biba bivugwa nyine hirya no hino cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Gusa tubashimira by'umwihariko abantu bose twabanye muri uyu mwaka. So nta bindi birenze rero, mukomeze mugire ibihe byiza. Iyi ni Kigali The Twilight Talks Entertainment, amakuru y'abasitari yo nakagaruka.